ubu ngubu indirimbo maze gukora nka producer Alexstone n'indirimbo 3 zimaze kujya hanze. Gutanga cyo kiganiro kugira ngo mbwire abantu bashaka gukoresha ibihangano ndetse n'abafite impano zo kuramya no guhimbaza Imana, kuririmba live recording, byose hano muri Integral Gospel Record turabikora. Bari n'ikibazo wenda abantu bashobora kwibaza bakavuga ngo studio iri gukorera hehe? Dukorera mu karere ka Nyanasheke kuri centre ya Buhinga, ibucuza Buhinga. Uhageze bisa nkaho bageze kuri studio. Kanda subscribe kuri channel ya Integral Gospel Empire no gushyigikira abo bantu bakorera ibihangano hangaha bose, mugakanda subscribe. Burya nimukanda subscribe murabo bashyigikiye. Yakoze nitwa Alexstone, abandi producer ukorera muri studio yitwa Integral Gospel Record iherereye mu karere ka Nyanasheke. Mbo intumbero za studio ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwo kuramya no guhimbaza Imana, kandi tukagira n'uruhare mu gufasha abahanzi batandukanye baririmba indirimbo zitandukanye, zaba indirimbo zo kuramya Imana, indirimbo z'ubukwe, mbo indirimbo zisa na mitima, indirimbo zishishikariza abantu gukora ibikorwa byiza, turazikora nta kibazo. N'indi ndirimbo yose ifite ubutumwa bwiza turayikora. Mbo ikindi navuga, indirimbo maze gukora nka producer Alexstone n'indirimbo 3 zimaze kujya hanze. Indirimbo ya mbere imaze nk'ibyumweru 2 yitwa Aranzi neza. Ni indirimbo y'itsinda rya Jeannette, Ange ndetse na Edisa. Iyo ndirimbo iri kubikora neza, iri kurebwa cyane mu byumweru 2, ndakeka imaze kubona views zigera mu 700. Bo izindi ndirimbo zimaze gusohoka ni izindi ndirimbo 2 nakoze nka producer. Indi ndirimbo yitwa Icyari ya Justine na Chantal, ni indirimbo ya kabiri yitwa Siko bizaba. Izo nizo ndirimbo maze gukora. Nongeye gutanga cyo kiganiro kugira ngo mbwire abantu bashaka gukoresha ibihangano ndetse n'abafite impano zo kuramya no guhimbaza Imana, kuririmba live recording, byose hano muri Integral Gospel Record turabikora. Ambo abo bose nababwiye, Edisa na Ange na Jeannette bari muri label ya studio yitwa IGOSPEL EMPIRE, Integral Gospel Empire. Niyo iri kubafasha, ari gukurikirana ibikorwa byabo, iri kugenzura nyine uko ibikorwa byabo bigenda bisimburana, kandi dufite n'amaproje menshi atandukanye. Mbo indirimbo zikorwa hano muri studio zikorwaho n'abantu batandukanye. Burya nimba ari producer, mfite ibyo nkora, mfite n'ibyo abandi bakora. Indirimbo ushobora kurangira ikozwe nk'abantu 3. Ngiye icyo nkora nka producer Alexstone ni arrangement, vocals, music arrangement, recording. Imba afite noneho abandi bantu baba musiciens bacuranga piano, gitari, solo. Kandi indirimbo ikasohoka yitaweho, imeze neza. Shishikariza abantu kujya kuri YouTube bakareba izo ndirimbo, kuko zikoze neza, ziri ku rwego rwiza cyane birenze urugero. Bo ikindi soza nuko shishikariza urubyiruko rufite impano kugana studio, tukabafasha muri live recording bakaririmba, kandi n'amakorari atugane muri studio. Ubu turi gukora indirimbo nziza cyane, live recording turayikora neza. Mwebwe murarwandikira tukumvikana, ubundi mukaza tukabakorera. Bari n'ikibazo wenda abantu bashobora kwibaza bakavuga ngo studio iri gukorera hehe? Dukorera mu karere ka Nyanasheke kuri centre ya Buhinga, ibucuza Buhinga. Uhageze bisa nkaho bageze kuri studio.
ikindi nasoza navuga ni ugushimira abantu bose bari gushyigikira ibikorwa bya studio, abantu bari gushyigikira ibikorwa by'abahanzi bari muri Gospel Empire, kandi basaba ngo dushyigikire umurimo w'Imana, dushyigikire abahanzi bacu, dukunde ibyo wacu kandi tubikore neza, tubishyigikire abantu bose babimenye ko iwacu Nyamasheke, Rusizi, Karongi hari umuziki umeze neza kandi uri ku rwego rwiza. Abantu gukanda subscribe kuri channel ya Gospel Empire no gushyigikira abo bantu bakorera ibihangano hangaha bose, mugakanda subscribe, burya nimukanda subscribe muraba bashyigikiye, kandi shimira abantu bose bakanze subscribe ku ndirimbo ya Ange na Edith na Jeanette, ndetse n'izindi zisohotse za kuri channel ya Justina na Chantal, nabo mukore subscribe. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ibarinde.